kera hose niko byahoze nyine kubera iki bakunda gukoresha batakubwira ngo mwana wanjye genda wubake ahubwo agahita akoresha akantu ngo kubone nyine ngo nabo niko baba barazubatse nabo buriya nabo niko ingo zabo ziba zarubatswe rero njye umuntu mbwiye ngo kubone njye nkaba mbona amemukiye kubone sha none ejo ngiye wa mugari muri rwa rugo nkabona urihangana ubwo se nkazigara mfite amahoro kubaka bisaba kwihangana wawe urambwiye ngo kubone sibyo kuko ndagubatse ndabonye bisaba kwihangana isi bari danje maje kubasuhuza abantu badukurikiye ni kuri ya channel Everman TV show uwo murimo kumva inyuma ya kamera niwe Everman na wundi uyu munsi twahuye n'umumama aratubwira amazina ye natwe tumumenye nawe abashe kutumenya uyu munsi ndumva ari ubwa mbere nyine duhuriye kuri kamera kuri channel yanjye n'ubwa mbere mugejejeho ubwo ariko nyine muraganira muri comment dukeneye comment zanyu tugiye kuganira cyane birambuye bakwita nde banyita Nsanze Maria Dasienne nabanuye hano kuri base tuye kuri base ahantu mwumva bita kuri base ubwo niho turi tuba twatembere dukunda gutembera kugira ngo tubageze ku byo mukeneye byose ntago amazina buriya ngiye nyafashe neza niba abandi badukurikiyeho bari buhite bayafata ntago mbizi ariko ngiye uransubiramo niyo wambwira rimwe basi ndi bubashe gukoresha rimwe cyane bakunda kunyita Didasienne rero ni umumama murareba afite murari ni umumama kabisa icyo waba mukeneyeho cyose nta kintu na kimwe wamuburaho kabisa ngiye buriya nahageze namubonye twaganiriye ariko ndagira ngo tuganire bisesuye imbere ya kamera Dasienne riranangora rimwe rirangora cyane rega nawe ari wowe uhuye n'umuntu bwa mbere izina ryanjye rya Everman we ntiryakugora kugira ngo rifate harimo igifaransa Dasienne n'ubari igifaransa kirimo nta gifaransa kirimo ariko biragora ntabigoranye iryo zina hari amazina agora Dasienne ni ikinyarwanda Dasienne numva se atari ikinyarwanda ni izina ry'ikinyarwanda rero muri iyi minsi nagushatse kugira ngo tuganire hari indirimbo zirimo guca agahigo muri iyi minsi niba namwe mujya muzikurikirana simbizi ariko twongeye twibutse abantu badukurikiye nakuzanye ngo tuganire ariko uri n'umukinnyi wa filime ngo urabikunda cyane nkunda kureba filime cyane urabikunda kandi ukumva nawe wazikina nkunda kureba filime kandi mba numva nanjye mfite murari yo kuzazikina oya tubwire ngo ufite impano yo kuzazikina naho umurari wo winjiye imbere ya kamera umurari ugomba kuyigira kandi iyo urayihorana mu buzima busanzwe ndabona ubihorana murari ntabwo ari ukuvuga ngo umurari uzayigira ari uko uri muri filime hari indirimbo muri iyi minsi rero yasohotse turimo turayumva nanjye sindahura nayo ndumva ngo nyirayo nta nubwo yari yanayikorera amashusho ariko niba simbizi indirimbo ya Gitafu arayumvisha ntabwo ujya uyumva neza ngo yatumye umugore kunuza niba ngo ku isoko kugura ubugari n'igitenge iyo ndirimbo ntabwo urayumva ntabwo ndayumva ayayayaya binkozeho cyane ubwo nkubise umwasi ariko yagade ubwo habaye ubugizi kuba tutakunze kuyireba nkubise umwasi kabisa kuko baravuga ngo nta muntu utajya yumva kuko nkimaze kurikiranwa n'abantu benshi cyane iyo ndirimbo bayita Ngaragitosa kazera aragitosa Ngaragitosa ni iki kizatosa oya ni igitenge urumva ngo ni igitenge ariko nzi ko abantu benshi bayizi pe niyo mpamvu nari nyikubajijeho ndayireba nimba urayireba nawe urebe yuko kuko ibyo bintu iyo ndirimbo birimo kuvuga tosa cyangwa nimba ari ibindi atosa ubimenye ndashakisha kureba kugira ngo ndebe ko ndabimenya umenye ukuri nyine ariko nubwo njya numva ngiravuga Ngaragitosa ubwo ariko iyo reka tuyiveho kuko nsanze n'ubundi utayizi neza nyine reka twinjire muri kariyeri yawe ya sinema
urimo urambwira ati nakina filime. Ukunda kureba filime z'inyarwanda ni Nyamerika? Zaba Fabiola. Zaba ndeba filime, nkunda filime cyane y'Inyarwanda. Ubona kwakitinga nkabo urugero nka Fabiola. Nanjye buriya Fabiola ndamukunda. Dore hariya mu nzira y'umusaraba. Uri inzira y'umusaraba ni ikintu natangiye ndinda nagisoza. Reba inzira y'umusaraba. Ubu yari yarangira? Ntabwo irarangira. Iracyakomeje. Kandi wumva uzayikurikirana mpaka? Numva nayikurikirana paka irangiye. Inzira y'umusaraba. None se filime za Fabiola utangiye kuzirebera mu nzira y'umusaraba? Ni utangiye kureba filime za Fabiola? Utangiye kureba filime za Fabiola. Ariko ubwo uzi ikintu bita urukundo urumva nakiboneye muri filime ya Fabiola. Filime ya Fabiola na Manzi ntabwo wigeze uzibona? Amarira y'urukundo, niba ari amarira ni amarira y'urukundo akinana n'uwo bita Manzi na Fabiola. Manzi na Fabiola na Nuza, uriya mupapa wa Nuza ngo ni uwa Nuza wa Fabiola n'ubundi mu buzima busanzwe niba bamwita nde ndumva mwibagiwe, ariko ni umupapa ukuze muri filime. Arakuze pe, arakuze cyane kuko amazemo igihe kinini. Fabiola amazemo igihe kinini muri filime. Ngewe rero biriya bintu baba bakina muri filime mu buzima busanzwe buriya bibaho. Reba bibaho, biriya bintu bibaho. Reba nk'urukundo rwa Fabiola na Manzi mu marira y'urukundo. Ni mu marira y'urukundo harya ruriya rukundo rubaho muri iyi si turimo. Ubu nta kuntu ngewe nagukunda namara kugukunda nkumva nkwimariyemo. None se iyo wumva abantu biyahuye ngo umuntu yiyahuye kubera umuntu bakundana, si ukaba mukunda? Mbese si zo filime ba Fabiola baba bakina n'ubundi biriya bintu rero, kandi koko bibaho. biriya bintu njye ntabwo mbiha agaciro. Muri iyi minsi umuntu agukunda afite tageti y'amafaranga ari bugukureho. Amafaranga yamara kuyabona ejo akagucika ntumenye ahantu yanyuze. None se ubwo ugira ngo umuntu ushaka amafaranga ubwo waba ari urukundo? None ko ariko bihagaze. N'ubundi abanye n'amafaranga ufite arigendera, ariko ni wa wundi nyine ugenda waba udafite amafaranga aribwo mva ngo yiyahuye. Wa wundi wiyahura yakunze umuntu. Aba yakunze umuntu. Abamukunda by'ukuri ko cyane. Atari kuvuga ngo amukundiye amafaranga. Ako kantu ndagasobanukiwe. Ariko ikintu mbona ngewe nko munuza wenda ngenda mpura n'abantu bagiye batandukanye, ariko nge nahisemo navuze ngo urukundo nzarusanga muri filime. Urumva ndukine nakitinge neza mu rukundo, ariko inyuma mu buzima busanzwe umuntu ambabarire by'urukundo ntabinzanemo. Ntabwo uzakura reka ubwo uzazana umugore udakunze. Umugore ibyo bintu bibaho se? Uzazana umugore utamukunze? None se wenda tuzana buriya uzi impamvu umugabo azana umugore ni iyi ni wize ntabwo wayimenya. Ngiye mbona ari ukugira ngo ubyare, sicyo gisubizo. None se ariko ubukeneye no kubaka, ese kubyara uwo ntabwo twahura nkabyara nyine. Ngewe mba nkeneye kugira ngo mbyare wowe. None ntabwo ubukeneye kubaka se? Kubaka rero ingo nyinshi tubona zuba ku munsi umwe ejo zigasenyuka zingana iki? Oya, ntabwo wabigenderaho. Bivuze ngo ngiye kubaka, ntabwo urebera kuri runaka uriya ngo yarubatse arasenya, uriya yarubatse arasenya, ahubwo ubaka ugwa urebe ko ruzakomera. Ngiye nkagendera kubaka ugwanjye. None mba nitwaza iki kigiye kubaka kigakomera kurusha babandi bashenye buri munsi? Ngaho baraba barashanye buri munsi. Rero hari ukuntu abantu baba banamaranye igihe, umwe acinya umundi undi agacinya umundi bikaba ngombwa ko batana. Rero wowe yuvuze ati ngiye kubaka urugo kandi uzi ko runaka iba ari byo byamusenyeye, ubu icyo kintu urakirinda. Icyo kintu urakirinda? Shabira bintu rero ugomba kukirinda. Ubwo ukambwira ati nawe uzuba ku rugo nk'abandi. Oya nge nago niba uri umusore ahubwo ndanakugaye ntabwo wagakwiye kubungana gutyo nta rugo. Nta rugo? Nyanya. Ntabwo bishoboka. Uri wagera ku murenge? Ntabwo ndagera. Ntabwo uragerayo? Niba haje 10 baje kugira gusezerana, 20 baraza baje gutanga.
ngewe rero nyimara kumenya yuko nta rukundo rukiriho ahubwo umukobwa afata tageti muri iyi minsi urumva yamara gufata tageti akavuga ati uyu musore afite amafaranga angana gutya ngewe ngiye kumushaka kugira ngo amafaranga ye nzayaryeho urumva yamara kugera iwawe rero amafaranga agatangira agakubara imibare bikarangira kubwira ati ejo dukore divorce. Ubwo niyo mpamvu wacitse intege kutazana umugore. Amaherezo yawe ngewe amaherezo yanjye urukundo nzarusanga muri filime. Uzareba filime kugeza ryari? Ngewe ngomba kuzajya nkora filime bihagije. Ubu intego mfite urukundo ukarukura muri filime. Nkarukura muri filime. Ubwo muri make nta muntu uzakunda. Oya si ukuvuga ko nakunda ariko nge ndakunda ariko nkabona abo nkunda bashobora kuba batankunda. Ubibwirwa n'iki? Oya namenye uko abantu b'iki gihe bafite uburyarya. Ubu se ko duhuye bwa mbere nimba nagukunze ibyo wabyikinana. Ibyo ni ibintu wagwikinana. Ni ibintu wagwikinana. Oya ntuzarebe ngo runaka yarashenye cyangwa se runaka byagenze gutya. None se ubu n'abakobwa bakuramo n'abakobwa batwara amada bakayabyara abandi bayatwara bakayakuramo. Aho hantu reka tuhagaruke kandi turahatinda urumva aho hantu turahatinda tuvuge urumva buriya hari uburyo umukobwa nk'ibi birori tujya tugira utuntu tw'uturoro ukuntu ariko byose byitwa ibirori. Umukobwa ukamutumira urumva akaza akagusura wenda uri nk'umusore akaza mu kirori nyuma ukumva ngo umukobwa bamufashe nta kintu yigize avugana na wa musore batanaziranye cyangwa bahuriye aho ngaho cyangwa banahuraga bakagenda mu nzira ariko umukobwa nta kindi kintu aziranyeho n'uwo musore na gake akaba aramufasha akabamuteye inda. Tuvuge uwo mwana byagenda bite? So mwana asavuka ari nk'abandi nyine. Ari nk'abandi. None se ubwo ngubwo wowe mubyeyi wowe ugiye kumurera. Rega avuka nasa ari kubona hafi aho. Ariko avuka ari umwana nk'abandi. Reka tubisetinga ari we bikubayeho. Turahuriye mu gitaramo. Uza inkange. Nkange bingendekeye gutyo. Bikubayeho gutyo. Ngewe newe inda ngategwa n'inda natateguye numva yagezemo mbese ntakihangana ntabyihangana wakwihangana ukamubyara none ntakihangana ukazamurira wenyine none se ubu reka nkubaze nango z'iki gihe umugabo atazi umunyunguguru ubawugura gute atazi ngo bodaboda y'umwana iheruka kugugwa ni nkuko nanjye namwirerera rero ariko icyo kintu kiragoye size mituweli oya reka turebe noneho wenda bazitewe mbere ntago byo byagakaze mituweli igeze guhumbi 20 ibaze ufite umwana none se uyikuremo nimba umusore ayiguteye uyikuremo ntabwo urabugiye kwiha icyaha cyo kwica aho ngo nagisubizo nanze kugira ngo mwice cyamureka gware yipfire nimba mituweli yarahenze ariko nagiye kuva ngo ngiye kumwicira mu nda subwo uramutse ukuyemo inda eje ikaguhitana ari wowe ubwo muri bangaye mwabyumvikana gutyo wowe aho ngaho wumva yuko igisubizo cyawe cyabicyo wamubyaye ukamurera ariko kugira ngo n'abakobwa bangaye bafata icyo cyemezo ni bakeya ariko barabafata icyemezo cyo kuzikuramo nyine nabita ibigogi ariko tuvugisha ukuri nabita ibicucu pe kuko nimba umuntu mwishimanye mwahuye mukishimana nago bishimanye hari akantu utasobanukiwe neza nago bigize bishimana nese hari ubwo mufasha bahuriye mu kirori bamaje guhurira mu kirori ntabwo umuntu azaza kugwatire agufate ngo didasiye na hano twahatonganira pe ngiye nago nyumvishe neza hari ubyo utanyumvishe neza ngiye nago reka nihe urugero urumva turahuye turi babiri ngiye nawe duhuriye mu kirori nakubona gurimo kugenda mu nzira nanjye sunzi nanjye sinkuzi urumva ariko ngiyewe muhungu narakubonye ndakwifuza sibyo maze kukubona nka kwifuza mfashe gahunda yo guhurira nawe mu kirori mbwiye inshuti yanjye ngenzi yangira kinga inekiramo radio zihagije urumva nyine babyita mba ndagutoboye nyine mu buryo utaruzi urumva ndagufashe ntuzi ni wigize ubura nanjye n'umunsi n'umwe uwo mwana niwe nakubajije wamurera gute ko utamuzi nta n'urukundo wigize ugirana nawe
ako gahinda wazagakira reka nkubaze ntabwo urumva umwana baturaguye mu kinani kumutoragura ni kimwe si uhuye nawe afite agahinda none se ni umufata ukamurera uramurera pe niyo mpamvu rero nimba umuntu duhuye akangwabiranya hari n'igihe mba muzi wenda muzi byaba byiza wenda nshobora kumubwira akamfasha mu gihe namuzi nafata umwanzuro wo kwica wa mwana ushaka kumubwira akagufasha nawe wenda yirirwa yisindiye ayabona ari ayo gusinda urumva ayo abona we nayo gusinda nta kintu ubu twese reka nkubaze ubu ko twese tubyara ubu twese niko abagabo badufasha nese niturera abana bagakura ariko se reka ntabwo umuntu avuga ngo reka ngubake nka runaka sibyo aribyo nabaza nkubwirane rero umuntu ntazagire kiriya gitingu kirebe ngo nicyakuze ngo kiriya nikizakure ibyo bintu ntabwo bibaho njyewe mpita mbifata mu cyiciro kimwe byose nkavuga ati uko byagenda kose na kiriya nikizakura nabo ni abandi oya ntabwo ibyo ari byo niba umukobwa umwe yari amemukiye urumva ko n'undi azaguhemukira unganye gucya utarabengwa se njyewe nawe umukobwa urakundaga kubenge rero nanga kubengwa urumva kubera ko nanga yuko umuntu wambenga uzabengwa kandi uzabona n'utazakubenga ibyo bintu urabiteganya oya ngiye kubifatira icyemezo ibyo byose icyemezo nzabifatira ni ukudakunda ubwo wabaho udakunda none ukaba uri muzima ushobora kubaho nakunda aho hantu nanone ntabwo waba uri muzima hari ikintu bita depanaje Imana yaraturemye iravuga ati mubyare mwororoke none wowe barakubyaye ushaka kubaho wenyine wowe washatse wo mubyara namukororo ariko ushobora kunsubiza neza iryo tegeko Imana irishyiraho ngo tubyare twororoke mituweli rero yageze ku 25 neza buretse mituweli iri kandi nabyo niba arabyemezwa ko mituweli ari 20,000 uzajya muri sisiteme y'imibereho y'urugo urebe uzajya muri sisiteme y'urugo urebe uzasanga mituweli ari 20,000 buri muntu se harimo aba 20 n'ubu ugiye mushobora gusanga buri umuntu umwe n'ubu ugiye mushobora gusanga wowe uri ku cyiciro cya 20 yewe buriya nyine ngahibaze tuvuge nyine baravuga ngo abumwe agatukisha bose nabo bakobwa barimo baradufata mu cyiciro kimwe niba umukobwa yarahemukiwe n'umuhungu umwe umukobwa afashe intego yo kuzahemukira abahungu 300 urumva ni umuhungu umwe wamuhemukiye ariko afashe intego yo guhemukira abahungu barenze 30 pe kubera umuhungu umwe wakoze umuhungu umwe wakoze ako agakosa kamwe gusa kadukozeho nese urumva abantu nyine barabikora gutyo ugasanga nyine icyizere umuntu atakarije undi cyizere mu buryo butari bukwiye ukareba abantu nyine bamwe babaye inyamaswa abantu twabaye inyamaswa ariko abenshi njyewe nabikugenda kubwira ngo urukundo ngiye kuzajya dusanga muri filime pe njyewe wumva ndimo gushaka umuntu wakitinga filime y'urukundo neza wikinire filime z'urukundo filime z'urukundo gusa ubwo filime niyo izakubakira filime niyo izakuzanira umugore filime niyo izakumenyera buri kimwe filime za mbere umugore bari gukina ibyabo ubu nzi yuko urumva ngo umugore mubi kugira ngo hari umuntu ukina ikintu kitaramubayeho baravuga ngo umugore mubi arutwa na radiyo ahubwo njye nibaza umugabo mubi arutwa n'iki ntabwo nagusubiza pe kuko ntabwo nzi imigani ya kera ntabwo hizeye kunsubiza umugore mubi arutwa na radiyo umugore mubi we umugabo mubi we arutwa n'iki yewe aho ibyo kintu wakibaza ba kera niba bazi imigani uwo si umugani mugufira ko mbona nawe ukuze ntabwo ndagera igihe cyo kumbwira ngo ndakuze byo kumenya imigani oya ntunyumve nabi kumva nabi ariko imigani nzikiza ba kera kuko twebwe mu myaka yacu nta bintu by'imigani byabayeho ni bya bindi bya sakwe soma soma ariko imigani mugufi yo kuninura mu rugero rwacu ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho niyo mpamvu imigani migufi ya ntabwo nayimenya si wize ntabwo nize oya ntabwo wabura no kwicara ku ntebe y'intuza y'ishuri basi ngo urebe mu gihe cyacu cya kera urukundo rwabagaho kera wenda mu bana turi ku ishuri urukundo rwabagaho turi ku ishuri
mu bwana niba sahizi mu gihe turimo urwo rukundo warubona hari abarufite wa musore we ariko abarufite barugirira hehe batarutwereza reka nihereho nkanjye ndacyarufite wowe uracyari muri icyo gihe cya kera rwa rukundo rwa kera uzi njye ndacyarufite nuko uzi ukamushyuhiriza amazi ukadugira hariya atakira sha njye ndacyarufite pe ko bigoye ntabwo bigoye kugira ngo byizere yewe biragoye kugira ngo ibyo bintu ubyizere 100%. N'ubundi hari ikibazo tujya tugira twebwe nk'abakobwa barya urugero turavuga ngo abakobwa barya amafaranga menshi yacu urumva ariko tukibaza ngo umuhungu wa mbere amuha amafaranga uwa kabiri akamuha amafaranga uwa gatatu akamuha amafaranga ugasanga umukobwa ageze nko ku bahungu nka 30 bamuhaye amafaranga muri abo basore baba kumuha amafaranga hari n'umwe ubu uri kuyamukura mu mufuka nyine nanjye uyamaye nayajya nawe wayajya nyine dore ikibazo njya nibaza saro wanga kugaburirwa najye mu by'ukuri hari ikibazo tujya twibaza twebwe turavuga ngo ko bayarya ariko niba turushe gutera imbere bayashyira he abakobwa tujya hari agapuderi hari kwisigisha inzara hari kwidefiriza hari gusukisha imisatsi amafaranga y'abakobwa agendera mu bintu byinshi oya wivuga y'abakobwa amafaranga y'abahungu abakobwa baba badukuye agendera muri ibyo nimba wowe duhuye ukama 10 banyeneye kwisukisha nimba undi duhuye akama 10 banyeneye guha urukweto rwiza nimba uriya duhuye akama 10 banyeneye agashanete keza ni ngombwa ko kugukura rero ariko abahungu nubwo mugira amafaranga nta kintu mufite cyo kuba cyayarya kandi ari mwebwe abashaka kugira ipantaro imwe urumva ya pantaro imwe akayimarana umwaka namucishamo ijisho ariko nta mugore wagira igitenge kimwe ngo akimarane umwaka none se k'abagore cyangwa abakobwa mujya mubasha kwiyitaho mukanahindura da ku musore usanga niba yogosheje ordinaire n'ejo kazi yogosheje ordinaire akantu kakurura umukobwa ku muhungu gakurura umukobwa kamusangiza sinzi uburyo nabivuga kakurura katuma umukobwa yumva yuko umuhungu cyangwa umugabo ahindutse urugero wowe witera iyo puderi nkabona wahindutse wakwitera wakwikirishaho imisatsi nkabona wahindutse akantu twebwe twakora kugira ngo mubone ko twahindutse nakahe atari mu mufuka gatanyuze mu mufuka uko wakambara kose uri umugabo utari mu mufuka ntabwo byavamo ahubwo wakambara nabi ariko ukagira mu mufuka urumva wagira mu mufuka pe ubwo bwiza bw'umugabo ni he ariko uzacunge indangamigwa za ndangamigwa ziba zigurisha ngo ntabwo bakivuga ngo ni indayi basigaye bavuga ngo ni indangamigwa n'uvuye kujabura umucanga yafite amafaranga wemera ko iramwakira nubwo waba uvuye kujabura tuwarete ukaza ati ndagushaka si amafaranga se siko kazi urayakira ntabwo ashobora kuvuga ngo yewe oya urasa nabi gusa nabi mafaranga ntabwo yamubwira ngo arasa nabi kandi afite amafaranga ntibibaho rwose ariko nyine umbwiye ariko tuvuge urambwiye ngo bakoresha imisatsi bitera puderi ayo mafaranga y'abasore niyo bakoresha gutyo ariko mwibaza ngo niba ari abasore 30 bayamuhaye tuvuge ko yananirwa gutera imbere oya nta mukobwa watera imbere ku mafaranga ari gukura hirya ku bagabo arega iyo ubonye ikintu ujya utavunikiye ugikoresha icyo ushaka ntabwo uvuga ati iki kintu cyamvunye nimba ari 5 reka nshire hano 2 3 mbikoresha kuko ubuzi ko wa muntu n'ubundi ejo araza akaguha andi n'ejo araza aguha andi niyo mpamvu abakobwa kenshi badasevinga niyo mpamvu tutazi kwizigamira nanjye nishiremo nawe ide wishyiramo ati ntituzi kwizigamira kuko abatuzigamira baba bahari none abatuzigamira baba bahari ibaze ariko rero mwaba murya nabi nitumara kumenya ubwenge ariko se tuzamenya ubwenge gute kandi tukivuka ntabwo byakunda ariko buriya tuvuge buriya Imana yongeye ikavuga ati ba bantu bari muri Edeni reka tubasubizemo
buriya tuvugije ukuri ntabwo umugore yakongera agakora icyaha cyo kongera kudusubiza mu isi. Abagore nta mugore wakongera agashyuhashyuha agakora icyaha cyo kudusubiza mu isi. Arega abagore mujye mumenya ko abagore ujya abagore navuga ko ari nk'ikisi. Umwanditsi we wemera ko umugore ari we wazanye icyaha ku isi. Niyo mpamvu nanjye nkubajije ngo umugore ni we wazanye icyaha kuri iyi si. Ku bw'inda yacu yatunaniye rero nubwo bavuga nubwo isi yarimbuka abantu bakajya muri Edeni n'ubundi abagore ntabwo babaho badakoze icyaha. Ntabwo bakwemera ko babaho badakoze icyaha kabisa. Urumva yaragiye aragira, niyo mpamvu nongeye nkakubwira ngo ese ntiyakongera agatekereza gukora icyaha n'ubundi niba nabyita ngo ni ubukorikori aba afite. Buriya ni ubukorikori niko twabyita cyangwa no kwishamaduza. Oya no kwishamaduza buriya ntabwo ari ubukorikori. Umugore aba arishamaduje. Ubwo uzi ngo Adamu hari ahantu yari ari ukuntu hari haryoshye. Hari haryoshye. Hari haryoshye cyane. Ibi byirirwa bitubeshya ngo ni urukundo. Ugumva igikobwa cyakubeshye ngo kiragukunda kitagukunda. Ntago hariya nahitaga ndeba ibyo mbwira. Nkahita mbona yuko urimo kumbeshya nkavuga ati oya we ntukambeshye. Yewe sinzi akantu nigize kumva niba ariko ngo abakobwa wenda tuvuge ngo abakobwa tugeze mu ijuru turi kumwe n'abakobwa, abakobwa bahari n'abahungu bahari, noneho twicaranye na Yesu. Wumva ukuntu abakobwa ngo nyine bajya bagira baba ari babandi nyine badashirayo. Twicaranye na Yesu, Satani akabanyuze afite ibiraha. Umukobwa yidahamagaza Satani ati Satani shu duye kuri ibyo biraha. Urumva ntago bajya bemera, ntago bajya bemera. Ni rero gusaba paradizo bashatse babisaba. Nese paradizo izabiki ko ntuzongeye tugasubira mu isi kubera abakobwa. Ubu twizere ko paradizo izazara. Oya nyine niza abakobwa ntago bazadusubiza mu isi, bagomba kubasubizamo iramutse. Arega namwe bagabo mushaka abagore nyine nubwo abagore wenda twabaye abashukanye tukabashuka, ariko namwe abagabo muba mushaka abagore. Ariko kubashaka byatewe na kiriya kintu nyine. Urumva uriya mugore yagize nyine yashutse Adamu. Urumva ni hari ahantu byakomotse, ni hari ahantu. Ubundi buriya niba ujya usoma Bibiliya ngo Imana ijya kurema umugore, urumva ngo aritonze arebe aravuga ati Adamu se mureke abe wenyine. Aravuga ati ariko yajya agira akantu kakabeho muri Edeni wenyine. Edeni yari nziza, ariko ngo n'Imana yiza kumenya yuko umugore azacumuza Adamu aba yaramwirekeye akigumira muri Edeni wenyine. Ngo ariko ibira byitegereje, wumve impamvu dukunda abagore. Ibira byitegereje aravuga ati Adamu agumye muri Edeni wenyine yakwicwa n'imbeho. Iyi mbeho yo muri Edeni nawe bitekerejeho. Reba nko muri Nyungwe iriya Nyungwe tujya twumva bayigushyizemo wenyine, utegira kandi kantu kakwegera ngo kagusurutse, imbeho ntiyakwica. cyaba ari ikibazo. Nubwo buryo Imana yitegereje Adamu rero ibiravuze ati reka muremere uyu muntu yamwise umufasha. Urumva wumva yuko igiye no kumurema ntabwo wongeye ngo ibumbe ikindi gitaka cyinshi cyangwa wongere uhumeke undi mwuka. Oya yasinzirije Adamu, shinjije umugabo imuvana mu rubavu rumwe. Nubwo abagore bajya bishyira hejuru uruhande rumwe rero simbizi. Turabana nyanyagenya y'abagore, ariko mujye mumenya ko natwe abagore turakaze, turababyara mukanadutekera, kanabatekera, ariko mwatubyaye twege tukongera tukabaha. Oya ako kantu uvuze ngo turababyara, oya mutubyara twebwe nta wundi mugabo wahuye nayo kugira ngo ubyare umuntu nkanjye. Ariko uwo mugore atabonetse se wowe wabyara? Neze njye nabonetse wabyara, ariko twaramubonye umwe wabyaye umugabo atabonetse da. Uramwibuka? Wabyaye nta mugabo? Bikira Mariya. Ngo ni Mariya. Azongera hagira undi uyisamaza ubwa Bikira Mariya. Ntabwo byakunda. Ubwo uzi iki gihe noneho kuyisama ubwa Bikira Mariya. Ntabwo byakunda. Nuguhura n'umuntu akagutikura mutaziranye. Ubwo nawe wavuga ati nanjye nayisemye ubwa Bikira Mariya. Akaza ari umwana w'umuntu akabaza ari Bikira Mariya. None se uramutse umubuze numenya aho yagiye kandi utanamuzi, ubwo ubyita ngo iki wanyu?
none se nubwo bikira amaraso amwe kugora umutagatifu yari afite umugabo ariko nawe rero unsubije inyuma Ni Yozefu bikira se- Mariya yari afite umugabo yosefu yari uwawe nese Yozefu yashatse Mariya mbere cyangwa yashatse nuza nyuma none kuki bavuze ko yesu ari uwa yosefu none reka nkubaze ikibazo nuza bikira Mariya yari ari buze gutera inda Yozefu ari mu rugo hari ukuntu imana wenda yagize gutya ikanga ko bahuza umubiri ariko akamutera inanga none se oyasha ntabwo icyo kintu cyumvikana none se kuki bavuga ngo ni uwa yosefu reba aha hantu abo bavuga ngo ni uwa Yozefu ntabwo babizi neza urumva reba ukuntu byagenze aha hantu Mariya yarasamye inda y'umwuka wera ubu ngo ni ubwa bikira Mariya ubwo twabyita ngo iki bikira mariya yasamye inda Mariya yasamye inda ku bwa bikira Mariya ntabwo aho hantu mbizi aho hantu tuhasobanukirwe neza ntabwo mbizi yasamye inda ku bwa roho mutagatifu reka bari ko tubyita amaze gusama inda noneho Yozefu yari umuntu wari urimo gusaba Mariya nk'uko watangira nko kujya gutanga ibintu iwabo w'umukobwa cyangwa waragiye kuvuga yuko ushaka uwo mukobwa noneho nyuma haza kuzamo icyo kintu cyo gutangira guhwihwiza ngo Mariya aratwite urumva ukuntu byagenze batangiye kuvuga ku kantu ko Mariya atwite Yosefu atangira gucika intege kubera yamuteretaga ibaze nawe kuba wari uzi yuko umukobwa ari isugi noneho bakaba baramupanuye mu by'ukuri bakaba bamuteye inda niba byaranyuze ntabwo twabimenye noneho kumva ngo aratwite bagenzi bawe b'inshuti zawe hariya hantu harimo urujijo hari ahantu ntabwo wamenya ukuntu biriya bintu byagenze none kuki Yozefu nawe yahise yemera umwana ko ari uwe ntabwo yahise abyemera yarabanje aratinya yanga ngo yanze kumutunga nk'umugore ariko n'ubundi ukuntu twumva neza twumva yuko Mariya Yozefu atigize aryamana na Mariya ariko nkubazaho hantu hambaze bikira amaraso amwe kugora umutagatifu abyara Yesu abana na Yozefu nyuma yo kubyara Yesu abana na Yozefu kuki atongeye kubyara undi yarongeye nyine nyuma yaje kubyara sibyo yabyaye ndetse hari abandi bana yabyaye impamvu tutamenya ngo ni bande nuko batabaye abasitari nka Yesu impamvu ubwo bikira Mariya na Yozefu bararyamanye nyuma yuko baryamanye nyuma kuko iriya nda ntago Imana yari ntiba ninde da ubwo n'utari bwemere aho hantu kugira ngo mbyiyumvemo ko Yozefu yemeye Yesu ko ari umwana we atajyamanye na bikira Mariya aho hantu biragoranye ntago avuga ngo ni umwana we nyine twebwe tuzi yuko kuba umwana we nuko yatunze nyina ubwo ni nk'uko washakana umwana ufite umwana nkagushaka ukitwa papa runaka kandi umwana waraje mufite twebwe tubizi yuko atari uwanjye hari n'abandi bakeya batabizi ariko ba bandi batigeze babimenya bo baravuga ati umwana ni uwa Yozefu ariko se ugira ngo biriya bintu ntibyahozeho abantu ngiye ntekereza yuko ari Vansi Mariya yariye urumva ngiye nitekereza ko Mariya ashobora kuba yarariye Vansi nawe wabimenya nyine niyo mpamvu nkubwira ni hariya hantu harimo urujijo ntabwo twebwe aba bantu bo ku isi bazamenya iriya nuza ya bikira Mariya na Yozefu impamvu yabyo ntabwo dutegeze kuyimenya neza nubwo wenda twumva ngo byagenze ute nta muntu nyirizina waje avuga ati byagenze ukuri nyako ntako duteze uretse kubisoma mu mavanjiri mukabisoma mu bitabo hari uzi ukuri y'ukuntu byagenze biragoye nyine turabisoma gutyo hari ahantu biragoranye kubimenya kandi hari igihe kizagera ugasanga Bibiliya tugiye kuzajya tuyisomera mu bitabo ntabwo bikiri Bibiliya kuko uburyo abantu baraza bagenda bayicurika bahindura batuvuga ngo byagenze bitya harimo n'abandi bazaza bakiyandikira ibindi nese si ujya ubona ngo hari Bibiliya za kera izubu ugasanga iza kera harimo amavanjiri atarimo muri izi z'ubu ngubu zihari bigiye bitandukanye biriya bintu niyo mpamvu rero hari ahantu hagomba kubamo urujijo rwose niyo mpamvu rero ejo tuzasanga Bibiliya batangiye hari amagambo badakoresha
ariko wambaje ati kubera iki ati wowe wumva yuko uzabaho gutyo ngo na Yesu ni umusore yari umusore si ubyibuka kugeza na n'ubu ni umusore Yesu kugeza n'ubu ni umusore neze none se ugiye kwigeranwa na Yesu ntabwo nakwigirana nawe ariko n'abapadiri barahari ugomba gushaka oya nzigeranya nka padiri nahuza hano abapadiri babyara neza aba yemerewe kubyara padiri aba yemerewe kubyara none kuki abyara nyine nicyo cyaha bakoze njyewe se ko ntabwo ndi padiri ngo wenda nzaba ndeka gukora icyaha kubera ko ndi padiri ahubwo nzaba mbiretse kubera ko nabikunda nyine ariko icyiza njyewe ko nakugira inama ukazana umugore nkazazana ukazana umugore njye mbona rero hari igihe njye mbona umugore atanshobora nanjye nkabona nashobora umugore uziye mpamvu nyine ashobora kuba yankubita uruki nkamusubiza urundi ubwo twaba dushobokanye siko zubakwa se arega jya umenya ko umugore n'umugabo urumva baba babanye nk'uko nabana na mushiki na musaza wanjye uko yankubita niko namusubiza uko yanuka niko namusubiza umugore n'umugabo bamaze kumenyerana burya baba bameze nk'abantu bavukanye aho hantu urimo uransubiza inyuma umbeshya ngo baba babanye nk'umukobwa na musaza we none ko abantu bajya ku murenge bagasezerana bamara gusezerana ejo bagakora divorce wari wumva umuntu wagiranye ikibazo na musaza we ejo bakangana ntibazongere guhurira mu rugo bibaho bagashwana burundu ugashwana na musaza wawe bikaba ngombwa ko rwose umwe atazigira akenera undi bibaho ni ukuri uwo muryango ntabwo ndawumva bibaho ndabizi bibaho njyewe nzi yuko umuntu ukuntu akundana na musaza we sibyo bikunze akaba ari ko umugore n'umugabo bakundana uko muserera we na musaza wawe ejo mwongera mugahurira iwanyu ariko urukundo rubaye isi ntiyabibaye paradizo ni ukuri njye nakumva niba umugore uvuze ngo turasereye nta handi namushyira urumva namuvanye iwabo naguma iwanjye ni ahantu bitandukaniye yuko wenda mwebwe wenda akenshi muhuriraho kwa ba nyoko umugabo n'umugore ukaba badafite hano wenda bahurira ariko burya umugore n'umugabo babana bari mushiki wundi musaza wundi rwose reka tuvugishe ukuri umugabo yagutera iki tuvuge aratashye yasinze nta kintu yaguhaye sibyo araje n'ibyo watetse arabimennye aguteye inki zirenze ebyiri iminsi 2, 3, 4 urumva umusaza wawe yaza akagutuka uyu munsi n'ejo akaza akagutuka kandi ukeka ko izi ngo mubona zikomeye ugira ngo zubakwa gute ntago bagwana sha umugabo nukuza isafire hariya nge naturanye n'abakire benshi urumva umukire akaza arataha gasafiriya hariya akagahirika kandi ugasanga afite amafaranga ko wa mugore se atagenda inchizi yanamwumvaga akavuga ati umugabo aratashe ahita amukingurira wagasohoka akajya mu kurara kwigungeza ahantu kugira ngo abone ko umugabo asinzira akaza kwinjira mu nzu umugabo asinzira ari gutinya zanje ngiye mbona hari ikintu gituma bibaho nabanye n'abakire nabanye n'abantu benshi babakire ngiye mbona ikintu gituma atagenda ugura kizi ni amafaranga aba ari amafaranga uri umukene yakwihambiraho gutyo sha bibaho pe bibaho ni ukuri akakwihambira abantu mu cyaro mu cyaro benshi saba harimo abakene benshi none se ubu ntabwo baba bafite abagabo b'abasinzi bakihambira nk'urugero kuri aba bagabo batunda umucanga aba ba Rusagara abantu batunda umucanga tubona urabona ko si abakene se bari abakene pe none se bagira mu rugo ugira ngo ntabwo bavuye ngo abagore babo ko batagenda akagera mu rugo akavuga akagutesha umutwe ugakubitwa urumva utwaye wahasha akatumena urumva neza utagenda ari wo muhahira cyane ntago wahaguma urahaguma none se uba waravuye iwanyu uje gukora iki nuko zubakwa niko zubakwa niko bakunda kubyita ngo niko zubakwa mbere wabwiraga umusaza cyangwa umukecuru ati umugabo yananiye ari gutaka nkubita abimeze ucyo na gutya umusaza ati niko zubakwa
ati guba kubona ariko sha ati niko zubakwa ako buriya kari akajambo ahubwo ceceka ati ceceka atagira ukumva ati niko zubakwa ati guba kubone kari akajambo oya tujye tuvugisha ukuri kari akajambo kaguba kubone urumva nkubwije ukuri wenda dushaka kuzagirana igihe kinini tukajya byanaho ngombwa tukajya tunakina n'amafilimi ariko izina ryangoye ngewe Didasienne ryakugoye hamwe ikihe gihe kane gikomeye Didasienne ryangoye reka tubazeze tudakwanira imbere ya kamera urumva bantu badukurikiye ni kuri yacu no Everman TV show uwo murimo kumva inyuma ya kamera ni Everman nk'ibisanzwe tubashimira igihe tumaranye mukomeza mukora subscribe kugira ngo dukomeze dutere imbere n'ibindi biganiro tuzajya tunyuzaho tugiye tubasha kubisangira kandi twese tubyumve twarabwiye turimo turateganya gukora filimi turacyarimo kwishakira abakinnyi filimi izina turacyarimo kurishaka ariko tuzi neza ko filimi izatangiramo abantu bagera mu 8 kugira ngo filimi ibashe kujya hanze turacyakora utuntu tuduchallenge ukuntu nyine kure ko abakinnyi batari baboneka murabizi imbaraga za filimi ziragora Didasienne nawe turamubonye ugagiye mu bandi arabasezeye ibintu ciao nawe ubutaha